Mwubakwe nk'amabuye mazima. Petero wa mbere igice cya 2:5. Namwe mwubakwe nk'amabuye mazima kugira ngo mube inzu y'Umwuka n'ubwoko bw'abatambyi bwera bwo gutamba ibitambo by'Umwuka bishimwa n'Imana ku bwa Yesu Kristo. Ubusanzwe amabuye nta buzima agira. Umwubatsi ariconga uko ashaka akarishyira mu mwanya waryo, ariko ry'ubwaryo nta ruhare ribigiramo. Aho niho imyubakirwe y'itorero itaniye n'imyubakire isanzwe. Yesu we mu kubaka inzu y'Imana ariyo torero ryayo akoresha amabuye mazima ariyo twebwe. Hari benshi bibwira ko amabuye mazima bisobanuye amabuye meza cyangwa se amabuye nyamabuye, ariko nubwo bifitanye isano sicyo bivuga mbere na mbere. Amabuye mazima ni amabuye afite ubuzima, ni amabuye areba, atekereza, ahumeka, ni amabuye agira uruhare mu myubakirwe yayo. Ikibazo cy'aya mabuye rero ni uko umwubatsi adapfa kuyaconga uko yishakiye cyangwa ngo ayatereke mu mwanya yashakamo uko yishakiye ubwayo atabyemeye. Hari ubwo atangira kuriconga rikabyanga, ubundi rigashaka kuva mu ntoki. Hari ubwo ajya kurikubita inyundo rigasimbuka rikirukankana ubugorame bwaryo. Hari nayo amara gushyira mu myanya yajya gushyiraho ayandi, yayandi yabanje akabavuye aho yayashyize agashaka kujya mu wundi mwanya. Nubwo ibi bisa n'umugani, ariko niko bigenda kenshi mu itorero rya Kristo. Niko kenshi tugora Kristo mu kudutunganya no kudushyira mu mwanya yatugeneye mu nzu ye. Ijambo ry'Imana rivuga ko Imana ari igenera buri mu Kristo umwanya we mu itorero ari ryo mubiri we. Ariko Imana yashyize ingingo mu mubiri izigenera ishatse zose uko zingana. Abakorinto ba mbere igice cya 12:18. Nyamara ni gake abantu b'Imana bashaka ubushake bwayo mbere yo gutanga inshingano runaka mu murimo, cyangwa se na mbere yo kuzakira cyangwa mu gufata icyemezo cy'aho gukorera umurimo w'Imana. Ijambo ry'Imana ritubwira kandi iby'impano n'imirimo yatanzwe na Kristo ubwe, ariko muri iki gihe akenshi abantu biha ubushobozi bwo kwitwa ko ari bo babitanga, ndetse abandi bakabiharanira nk'abashaka akazi ko kubazanira imibereho batitaye ku ntego Kristo yari afite abigena. Nuko aha bamwe kuba intumwa ze, n'abandi kuba abahanuzi, n'abandi kuba ababwirizabutumwa bwiza, n'abandi kuba abungeri n'abigisha, kugira ngo abera batunganirizwe rwose gukora umurimo wo kugabura iby'Imana no gukomeza umubiri wa Kristo. Abefeso igice cya 4:11-12. Nta gitangaza rero ko akenshi usanga uwo murimo wo gutunganiriza abera kugabura iby'Imana utagenda neza, kuko ukorwa n'abantu batabihawe na Kristo. Yesu ari hafi kugaruka gutwara itorero rye, kandi azaryishyira ridafite ikizinga cyangwa umunkanyari. Kubw'ibyo azaricisha mu ruganda ryeze, arikureho ibituma ritabasha gusohoza ubushake bwe mu isi. Aziyereka Itorero nk'Umwubatsi nyakuri waryo, kandi yubake amabuye mazima yemera gutunganywa akubakwa nk'uko abishaka no mu mwanya yashakamo, kugira ngo itorero rye ribe inzu y'Umwuka n'ubwoko bw'abatambyi bwera bwo gutamba ibitambo by'Umwuka bishimwa n'Imana ku bwa Yesu Kristo. Ni igihe cyo kwemerera Kristo akubaka itorero rye nk'uko abishaka, tukubakwa nk'amabuye mazima yatunganijwe n'Umwami ubwe kandi yashyizwe mu mwanya wayo nawe ubwe. Dusenge. Mwami Yesu, ndakwemereye ngo untunganye kandi unkoreshe uko ushaka mu nzu yawe, mu izina ryawe Yesu. Amen.